muziho sinabona icyo yavuze yavuze gihera ibyo bintera gutegereza nkomeye ko nibyo ntarabona nzabibona kababwire kuri bimwe mu buzima reka mbabwire kuri bimwe mu buzima sinabona icyo yabuze ibyo bintera gutegereza nkomeye ko nibyo ntarabona nzabibona. Imana ikomeje kugenda ikora ibitangaza bikomeye cyane mu muryango wa Vestine ndetse na Dorcas. Mu gihe hasigaye iminsi mike cyane ibarirwa ku ntoki mike rwose ishoboka, dore ko ari muri weekend itaha ngo ubukwe bwa Vestine bube bwaba, dore ko ari ku itariki 5 Nyakanga 2025. Kuri ubu ngubu bakomeje gutangaza ku mbuga nkoranyambaga zabo zigiye zitandukanye ko bari mu bihe by'ibyishimo byinshi cyane ndetse n'umunezero bitewe n'iby'Imana ikomeje kugenda ibakorera. Hanyuma rero nyuma y'ibyo byose bakarinzaho ubutumwa bukomeye cyane, aribwo ngira ngo tugarukeho by'umwihariko. Gusa mbere yuko dutangira ndagira ngo nguhe ikaze kuri Admount niyo nk'ibisanzwe. Ndagira ngo tuganire ku bintu bigera kuri 4, hanyuma rero ndaza no kugenda nifashisha ingero zifatika n'ingero nyinshi zitandukanye nkuye mu binyamakuru bitandukanye, nkuye ku mbuga nkoranyambaga zaba ngabo ubwabo Vestine ndetse na Dorcas. Ibyo bakomeje kugenda bagarukaho, bagenda bapostinga haba ku butumwa bumara amasaha 28 hanyuma bukavaho, ndetse n'ibyo bakomeje kugenda bashyira muri posti zabo zitandukanye, ndetse ngaruke no ku byo management y'aba ngaba bahanzi bari indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana nabyo ikomeje kugenda igarukaho. Hanyuma tubigendemo neza akantu ku kandi. Ni ibintu bigera kuri 4 gusa, hanyuma ngahita nigendera tukaza guhurira mu bindi biganiro. Gusa mbere yuko ntangira ndagusuhuje cyane kandi nkwifurije amahoro y'Imana gakomeze abane nawe aho uherereye hose, waba uri mu Rwanda hanze yarwo. Ndagusuhuje cyane kandi ngo wayikaze kuri Admount niyo nk'ibisanzwe tuvuga amakuru ya entertainment nibiya bikomeje kugenda bicicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye muri society nyarwanda, byose nkabikuzanira tukabiganiraho umunsi ku wundi. Niba bwa mbere ugeze hano rero tuguhaye ikaze mu muryango uri kwaguka, kandi buri wese aba yemerewe kuba umwe mu banyamuryango. Kuba umunyamuryango nta kindi bisaba rero no gukanda kora ku kajambo ka subscribe, hanyuma ugafungura n'akazogera kugira ngo ninkiraho inkuru ujye uhita uyibona mu ba mbere. Hanyuma rero reka duhite dutangira gutya. Iyi weekend ishize ku itariki 28 Kamena 2025, ubwo ngubwo hari kuwa gatandatu, nibwo Vestine ndetse na Dorcas bapostingaga bishimira ko Dorcas yagize isabukuru y'amavuko. Nibwo yaragize imyaka 19 y'amavuko, ndetse nyine urumva nyine ko birumvikana ko yavutse mu mwaka wa 2006. Ibi ngibi rero byagarutsweho n'abantu benshi, ibinyamakuru byinshi bitandukanye bigenda bimwifuriza isabukuru nziza y'amavuko, ndetse ke ndagaragara n'abapostinga amafoto menshi atandukanye ko yishimye cyane ndetse ari no mu munezero. Urumva ko byari ibintu byiza cyane. Hanyuma rero yari weekend bwari kwa gatandatu bucya ku cyumweru ku itariki 29 Kamena 2025, nibwo rero hagaragaye iyo video Dorcas asoje amashuri ye yisumbuye. Urabona ko muri video hari harimo Vestine, hari harimo Irene Murindabire yagiye kumushyigikira, ndetse na mukuru wa Dorcas. Muri video yabashije gufatwa nabo ngabo babashije kuba bagaragara, ndetse n'abandi benshi batandukanye nyine bari bagiye gushyigikira Dorcas. Hanyuma rero hakazamo n'abandi bari kumwe bose basozanyije amashuri yisumbuye. Ibigo rero by'ibisirimu cyane, buri cyiciro cyose barangije nyine bambara ikanzu. Akenshi turabimenyereye ko dukunze kubibona ku bantu basoje kaminuza, basoje university, nibo dukunze kubona cyane nyine bambara amakanzu.
ariko ibigo byinshi nyine by'ibisirimo kenshi ibi nabyo bara amakanzu barayambara, waba usoje materineri bitewe n'icyiciro usoje bambara amakanzu agiye atandukanye. Dorcas rero yigaga ku kigo cya International Technical School of Kigali, akaba yari yambaye ikanzu kubwo gusoza nyine amashuri ye yisumbuye, ndetse akaba ari mu bakandida bitegura kuzakora ikizamini cya leta mu minsi mikeya iri imbere. Iki kigo kandi yizeho ni nacyo mukuru we Vestine nawe yasorejeho umwaka washize wa 2024. Byaravuzwe cyane nuko Vestine nyine we yasoje ahita nyine no mu by'abagabo n'iki, ntabwo yigeze bitindwaho cyane, ariko babivuzeho ndetse banagaruka ku manota yagize, dore ko yanatsinze neza cyane rwose. Byagarutswe mu itangazamakuru ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, abantu benshi bagiye babigarukaho, ubona ko byari ibintu byiza cyane. Rero navuga nti na Dorcas tumwifurize kuzatsinda nawe neza ikizamini cya leta, bizagende neza cyane nk'uko na Vestine byagenze, nibe naba byiza bizabe akarusho, hanyuma Imana ikomeze imushyigikire inabagure nyine mu byo bakora mu buzima bwa buri munsi. Ariko nyine ishuri burya aba ari irya mbere, ibyo wakora byose, waba uzi kuririmba neza, waba uzi iki, bisaba nyine guca no mu ishuri, ubanze no kwiga, ubanze gusobanukirwa nyine utuntu twinshi tugiye dutandukanye, biragufasha. Akantu k'ishuri karafasha cyane. Rero ni ukumwifuriza ishya n'ihirwe no kuzahirwa nyine nawe azatsinde neza ikizamini cya leta. Abamusengera bumusengere ibintu birushaho kugenda neza cyane. Ingingo rero yo ku ishuri tukaba tuyishyize ku ruhande, n'ingingo yo kwambara amakanzu nyine byose kwa Dorcas reka tubishyire ku ruhande, hanyuma muhite munyemerera tujye ku yindi ngingo ikomeje kugarukaho cyane kuri iri tsinda ryo kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Birumvikana nyine niho twabamenyeye kubera indirimbo zitandukanye bagiye bakora, ubwo nyine byumvikana iyo batazikora ntabwo twari bubamenye. Ndagira ngo tugaruke rero ku mpano yabo ikomeye cyane yo kuririmba izi ndirimbo baza kuramya no guhimbaza Imana. Mu busanzwe murabizi ko bajyaga baririmba mu rurimi rw'ikinyarwanda, ariko hakaba hariho subtitles, hari amagambo y'icyongereza wenda, ariko mu minsi yashize bagize gutya bakora indirimbo iri mu rurimi rw'igiswahili yitwa Yebo Nitaware. Ni indirimbo nziza cyane, ni indirimbo ifite ubutumwa bukomeye, ni indirimbo yakunzwe n'abatari bake hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Kuri ubu ngubu imaze amezi 3 hanze, imaze amezi 3 ku muyoboro wabo wa YouTube. Icyo nshaka kwivugaho rero ni igiki, ni uburyo iyi ndirimbo ikomeje guhitinga cyane by'umwihariko mu bihugu by'abaturanyi. Nahoze ndeba mu gihugu cya Kenya, kuri ubu ngubu iri ku mwanya wa 5 mu ndirimbo ziri kurebwa cyane kuri YouTube. Hanyuma twajya muri Tanzania naho ugayisanga mu ndirimbo 15 za mbere ziri kurebwa cyane kuri YouTube. Ibi ngibi rero bikaba bikomeje gufasha bano bana gutuma indirimbo yabo nyine ikomeza kuzamuka cyane, ndetse bakaba bahise bateguza indi ndirimbo yitwa Emmanuel. Iyi ndirimbo rero bakaba barayiteguje nyuma y'uko babonye ko iyo ngiyo nyine Yebo imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 10 kuzamura. Urumva nyine baracyazamuka, ubundi byageze nko muri miliyoni 7, isa nk'ihagararamo gakeya, ariko mu gihe gito cyane irongera irarebwa cyane. Nyine birumvikana ko bishoboka ko muri miliyoni nka 7, miliyoni 5 gutyo mu Rwanda niho yari yahagarariye, no hanze nyine abantu bagiye bayirebaho isa nk'ihagazemo gakeya. Ariko mu kwezi kwa 3 nyine kuri yo ni ukwezi kwayo kwiza cyane, biri gutuma izamuka cyane, imibare iri kugenda izamuka umunsi ku munsi. Iyi ndirimbo rero ikaba ari nayo ihise ica agahigo nyine ku ndirimbo zabo, mu ndirimbo bamaze iminsi barashyize hanze. Guhera ku ndirimbo yabo Nahawe Ijambo ifite views zigera muri miliyoni 8, hanyuma n'izindi rero ziri muri miliyoni 8. Iyi ngiyi rero niyo ndirimbo ibashije kuba irebwa n'abantu benshi nyine kurusha izindi ndirimbo bagiye bakora. Birashoboka cyane ko rero n'iyi ngiyi Emmanuel bateguje ishobora kuzaza nayo iri mu rurimi rw'igiswahili nk'ibisanzwe. Nyine tujya tubibona kenshi indirimbo z'igiswahili hano mu Rwanda, abahanzi baririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, iyo bagerageje kuziririmbaho biragenda cyangwa se birakunda, biba byiza cyane kurushaho. Tujya tubona nka Israel Mbonyi, tukareba Ambassador of Christ, iriya korali y'Abadventiste mu munsi wa 7, zimwe mu ndirimbo bagiye baririmba zo mu rurimi rw'igiswahili zagiye zigenda cyane, zinarebwa cyane rwose, ndetse n'andi makorali agiye atandukanye yagiye aririmba mu giswahili rwose bagiye barebwa cyane, ubona ko ubutumwa bubasha kugenda bukagera kure. Rero kandi nanone indirimbo yo kuramya no guhimbaza Imana yo ntago igisaza. Izindi wazumva ukazigasaza, ariko indirimbo irimo ubutumwa bwiza ntabwo igisaza. Igihe cyose nyine wayumva, igihe cyose wayireba, ntabwo igisaza. Nyine ihora iba nshya umunsi ku
ku wundi. Ubwangaha ndahita nanasubirizamo abantu bakomeje kwibaza bati se Vestine bizagenda bite, azakomeza kuririmba nk'uko babyitangarije bavuze ko abo nk'itsinda ryo kuririmba nyine indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana, Vestine na Dorcas bazakomeza gukorana ndetse ngo bazakomeza bakore neza cyane, nta kibazo na kimwe kizigera kibaho. Birumvikana ko ubwo nyine Vestine azaba mu Rwanda ndetse n'umugabo we. Ubwo rero birashoboka cyane ko indirimbo izasohoka mu minsi mikeya nyine wenda ubukwe burangiye ntawamenya, cyangwa se ugasanga yenda n'ubu ngubu bamaze kuyikora hanyuma nyine ikazaba izajya hanze nyuma y'ubukwe nyine igihe gitoya, indirimbo tukabasha kuba twayibona nk'uko bamaze iminsi barimo barayiteguza cyane cyane rwose. Birashoboka ko ari mu minsi ya vuba ahangaha. Hanyuma rero ku kijyanye n'ubukwe bwa Vestine buteganyijwe muri wikendi iri imbere ku itariki 5 Nyakanga 2025, n'ejo bundi rwose muri wikendi, abantu benshi bakomeje kugenda bagaruka, by'umwihariko nyine ndagaruka ku bitangazamakuru, ngaruke ku bantu bakunda gusengura amakuru agiye atandukanye, bakomeje kugaruka cyane kuvuga ko bafite impungenge zikomeye z'uko batazigera bemererwa kuba bajya mu bukwe gufata amashusho cyangwa se gufatayo amakuru nk'uko basanzwe babikora mu bundi bukwe bw'ibyamamare bindi bigiye bitandukanye. Ibi ngibi rero abantu bakaba babivuga bishingikirije kuki cyangwa se bagendeye kuki? Barimo barabivuga bagendeye ku kuba batarigeze batumirwa cyangwa se bahabwa nyine ubutumire, kandi buno bukwe bukaba buzinjiramo abantu batumiwe, nyine abantu bahawe invitation, bafite n'uburyo nyine bazagenda binjira, ntabwo buzagenda bwinjira babona buri muntu wese nyine ubonetse noneho ngo ajyanemo na kamera agenda afata amashusho. Bamwe bakavuga bati birashoboka cyane ko ubukwe bwabo butazigira buca kuri YouTube channel nyinshi zigiye zitandukanye, bukaba buzaca kuri YouTube channel ya MIE Empire, ari nayo Rebo aba bana babarizwamo. Ubuse baracyari abana ariko ntago bakuze, nanone baracyari batoya. Rero abantu bari kugendera ku kuvuga ko ubwo umurenge bajya mu murenge, ubukwe bwanyuze kuri YouTube channel ya MIE Empire, uko byagiye bigenda akantu ku kandi, birashoboka cyane ko n'ubukwe nyine bwa nyabwo nyirizina nabwo bwazaca kuri iyo YouTube channel yabo, kandi nabyo nta kibazo cyaba kibirimo. Icya mbere ni uko abantu bamenya amakuru, bamenya uko byagiye bigenda, n'abatabashije kugerayo nyine bamenye uko byagiye bigenda akantu ku kandi, uko umugeni yasaga, uko umugabo nawe yasaga, uko byagiye bigenda nyine akantu ku kandi. Gusa kuri ba nyir'ubwite bo bakomeje gutangaza ko nta kibazo na gitoya gihari, kandi ibintu biri organized, ngo bipanze neza akantu ku kandi ku murongo rwose. Imyiteguro barayisoje, byarangiye nyine kujya ku murongo. Murabizi ko mu minsi yashize aribwo hakozwe ikirori cya bride shower cyo gusezera ku bukumi bwe. Vestine ubwo yasezeraga ku bukumi bwe, gisa nk'ari cyo kirori cya nyuma cyari giteganyijwe kugira ngo gikorwe, ibindi bigende birangira. Hanyuma rero nyuma y'uko kirangiye n'ibindi byagiye bijya ku murongo. Kuri ubu ngubu ubutumwa bakomeje kugenda bagarukaho cyane batangaza no kugaragaza ko nyine imyiteguro ari yose, ndetse bari no mu byishimo byinshi bitandukanye nyuma y'ibyo bakomeje kugenda bageraho byinshi bitandukanye kandi byiza, haba ibyo twagiye tugarukaho muri kariyeri yabo, barimo bagenda batera imbere, haba mu buryo bw'amasomo barimo baragenda batera imbere. Urumva ko rero ni ibihe byiza cyane kuri bo. Hanyuma rero aya makuru ndetse n'ayandi turakomeza tugende tuyakurikirana akantu ku kandi uko bizagenda, n'andi makuru azagenda asohoka kuri Vestine na Dorcas, na tuzatugenda tuyagarukaho akantu ku kandi nk'ibisanzwe. Abo tubana umunsi ku wundi murabimenyereye, kandi si nibyo gusa nyine ni amakuru yose abakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga nyinshi zitandukanye, ngenda gutegurira hanyuma nkayazana tukayaganiraho umunsi ku wundi. Ngayo nguko rero reka ngushimire cyane ufashe umwanya wawe ukabana nanjye tukagirana kuri uyu munota uri w'agaciro gakomeye cyane. Ndagushimiye cyane, Imana ikomeze ikumpera umugisha, ibyo ukora mu buzima bwa buri munsi birushaho kugenda neza cyane, ubashe gutera imbere. Ndabizi ko tuba dukora imirimo myinshi bigiye itandukanye, icyo ukora buri cyose werekejeho amaboko, Imana igende igiha umugisha ubashe gutera imbere. Hanyuma ngewe reka duhurire mu bindi biganiro bigiye bitandukanye. Ciao ciao, Imana ikomeze ibandindire, ndabakunda cyane.